cyane cyane muri serivisi zimwe zitasoreshwa. Sinzi niba uri bunyuremo muri bimwe, ariko mbere na mbere hano baratubwira ko u Rwanda rwazamwe umusoro ku nzoga n'itabi, banza hashyira akadomo. Reka mbabwire rero abantu, buriya niba hari ikintu cya mbere kidashobora kumva ngo umuntu yarize ngo nuko bongereye inzoga n'itabi, ibyo byo rwose ndakubwiza ukuri, unywa inzoga azakomeza zinywe, kuko ubundi inzoga ntabwo tuzifata nka necessity. ni cya kindi uramutse utazinyoye utapfa, utatuma guitabi ntiwapfa. N'impyisi yarabivuze ngo nta mupfu w'itabi. Uretse ariko sobaye impyisi ntiyahera. Uzagire urumva icyo nakubwira cyo ni kimwe rero, ni ukuvuga ngo umuntu unywa itabi niba ashobora kurinywa aribona ryanditseho ritera uburemba, ririca, hariho n'akantu k'agahanga, ugakomeza ukarinywa, ni ukuvuga ngo umusoro basoresha itabi nta ngaruka n'imwe wagira ku buzima bw'abantu mu buryo busanzwe mu mibereho yabo kuyikomeza, ahubwo byaba byiza kurushaho, kuko abarinywa banduza abatarinywa. Ariko ninde wita kuri abo bantu? Ni leta ishaka imiti, yubaka ibitaro, ihemba abaganga, ikora n'ibindi bitandukanye, inashyiraho n'ingamba zo kurinda abaturage ingaruka zose zaturuka kuri iyo tabi. Hanyuma ku nzoga rero bongeye umusoro kuri byeri, ibyo ndakubwiza ukuri ntacyo bitwaye. Ntabwo ndashaka mbwira abantu yuko umubare w'abantu unywa byeri ntuzagabanuka, ibyo byo banabimenya, ni nkaho nta n'icyanabaye. Byeri bazakomeza bazinywe, kuko dufite experience nagiye ibiciro byazo bitazamutse kandi abanywa bariyongereye. Ndakubwiza ukuri n'uyu munsi baragenda barisome, n'ejo barisome. Ahubwo icyo mbwira abantu ni kimwe, reka twumve ko iyi tax turimo gutanga irakora ibintu bikomeye cyane, wenda turibuze kugarukaho, ariko erega tutanabivuze hano ngo ibyo umusoro umaze, ukarekura ijambo hano tibatura umusoro umaze ubu ngubu atabikubwiye. Komeza ubwo rero u Rwanda rwazamuye umusoro ku nzoga n'itabi, hanyuma ibindi bikoresho nka telefone n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye kujya byishyura umusoro ku nyongeragaciro 18%. TV ni ukuvuga ngo niba iyi telefone yanjye yari nayiguraga amafaranga ntavuze kuko irahendutse, tugenda kayiguraga wenda nk'uduhumbi 500 hafi aho, ni ukuvuga ngo hagomba kwiyongeraho 18%. Ntekereza yuko leta yakoze ibintu bikomeye cyane mu kugera kuri ku ikoranabuhanga, cyane cyane telefone. Ubu ngubu hafi 80% y'abanyarwanda batunze telefone, sibyo cyane. Ubu uyu munsi wa none gushyira 18% kuri telefone nabyo ntabwo byabuza abatunga telefone kuzitunga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, gushyira 18% ku bikoresho by'ikoranabuhanga birimo za mudasobwa, birimo ntekereza ko nabyo nta kibazo kirimo. We have to accept it. None hari undi musoro mushya wa digital service tax. Aho ngaho rero naho twareka abantu benshi, nanjye ndimo. Urumva mfite abana, mfite wiki, ndi mu bantu bakonsoma Netflix, sibyo? Iyo wishyuye Netflix ni ukuvuga ngo ni ukureba za filime ibiki byose inshuro nyinshi, hari igihe wakoreshaga ikarita yawe ariko ntiwishyure umusoro, sibyo? Ubu uyu munsi rero nk'izo service za Netflix washobora kuba wagura ibintu kuri Amazon, sibyo? Ibyo bintu uguze ntibyishyure tax hano mu Rwanda, nubwo muri Amerika umusoro usozeyo usoza ahandi. Wubatse Amerika ariko ntabwo wubatse u Rwanda. Bavandimwe dusangiye igihugu, igihe kirageze nta na rimwe dushobora kuvuga icyo bita gukunda igihugu tutagiha amaboko yo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Urugero rwa hafi ndaruvuze, wenda bigarukamo. Nkubwije ukuri nshingiye ku makuru atari y'abamotari. Abamotari amakuru yabo nayo. Abamotari ntabwo mutabaruka kubwiza ukuri. Ngewe uzatege moto, uzagerayo umumotari yaguhaye amakuru yose afatika n'adafatika, amenshi n'ay'ibihuha, agenda kuganiriza ntawe yakubwira n'ibyo wavuze utibuka, n'ubundi bagenda bagusubiriramo. Urumva n'abana beza cyane ndabakunda. Urumva reka tubanze tubike abadutumye nze kubihuza ibyo bintu, tugende. Ndashaka bavandimwe, sinshaka kumva umuntu uyu munsi wa none wumva yuko hari ishyano ryacitse umurizo. Ndashaka ibintu ni ibyacu, n'ubundi amafaranga dusora leta kuzagaruka ikadushoramo, n'ubundi tukayakoraho cyane. Ibikorwa remezo muri kuri kwezi hari utarabonye experience mu kubaka bizagenda bite imihanda? Turaje mu kandi
Kigali kandi urumva ni umuntu arampa amakuru nyine nyayo wenda ntabwo yarazi ko arimo kuyaha umunyamakuru ariko yarayambaye. Ni bimwe no mu bintu byashimishije mu rugendo rwanjye. Burya amakuru nicyo kintu ducuruza, nicyo tugomba kwemera. Izo twita document metallique irifo ko tuzuba. Uranyumva neza cyane ntabwo ndakumva cyane. Hanyuma ati Kigali nayo nari nzi ko byanze bikunze igomba byanze bikunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuba tushe. Ati ufata famiye yanjye nyijyana i Kampala. Atari ibyo numvise nta kibazo byo kugira ikibazo uzagurinde kogeho na TV urumva. Atari ibyo numvise uburyo habaye hano ibintu abantu babonaga ibintu bimeze nka feu d'artifice. Comprenez-vous? Ndakumva cyane. Feu d'artifice kwa kundi ziturikira mu kirere ukabona ibintu biri mu gusama ibindi. Ati nahise numva nubwo ndi umukongomani nakwifuza kuba mu gihugu kimeze nk'u Rwanda. Arambwira ati votre service ni nziza ariko ikiruta ibindi vous avez les valeurs de votre taxe. Ibi mvuga mbisubiyemo mu izina ry'Imana isumba byose, ntajya indimi ndabivuga nka taxpayer antake ndabivuga nk'umunyarwanda. Uyu mugwiza atunga yarabisobanuye mu Kinyarwanda ibyo yambwiye. Yarambwiye ati umusoro wanyu ufite agaciro. Ati au nom de Dieu tout puissant, nta muntu n'umwe utarizeraga yuko Gisenyi izaba pudiriye mu bantu bazima bari proche n'inzego zimwe zo hakurya. Ariko niba mwarabonye buriya bwirinzi amakuru ngewe mfite ngewe nk'umuntu kuko ngerageza gukora recherche birumvikana. Yes, kandi sinakubwira ngo amakuru yanjye ngo ibiki. Amakuru ufite nuko iyo bitaza kuba ubwirinzi kandi ubwo bwirinzi nta handi buva n'ukubugura ni amafaranga. Sinzi ko hari ikindi cyakora, ntabwo security ishobora gushoboka. Ntitubukora ariko tunabukora twabukora mu bikoresho twagura. Reka mbaze n'abantu histoire gato ngaruke nkore. Buriya njye nkunda gukora ikintu nkakora nka deviya nkagaruka nkakonvaginga. Buriya n'icyo nibwo buryo. Buriya umusoro ujya gutangirwa ibihugu byose bibaho guhera mu mateka yo hambere mbere mu myaka 300 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo umusoro watangiriye muri Egypte. Sibyo? Yes, ujya kujya muri za Mesopotamia n'ahandi hatandukanye, Empire y'Abaromani irawufata n'ibindi. Ariko icyabaga kigamije niki? Ni ugufasha kugira ngo habeho umutekano n'ingabo kwaguka. Niba wowe cyane cyane udashobora kujya ku rugamba, hari abandi bajyagayo, ariko abo bajyagayo wowe watangaga ingurane yo kujyayo kugira ngo abandi bajye kurwanira igihugu no kucyagura. Noneho haza mu gihe cy'Empire y'Abaromani hatangira kuza kuri serivisi zagombaga guhabwa abaturage, serivisi rusange no gutuma leta itanga serivisi publique. Noneho biza kurushaho kuba akarusho mu gihe cya revolution industrial revolution. Kugira ngo kumwaduko w'inganda leta itangira gushyiraho ubwoko bw'imisoro, corporate tax n'ibindi bitandukanye, kuza tugeze kuri izi value added tax. Ariko ibi byose bikaba kugira ngo habeho guhabwa serivisi rusange, ariko nanone na buri muntu ku beneficia, kuko twese uyu munsi wa none mutabaruka amafaranga mbona ayubona ayo Lewis abona n'ay'igihugu. Hari undi mwene gihugu ukeneye kubona serivisi zituruka mu byo leta iduha. Kuko icyambere uyu munsi wa none ndabisubiramo, ntago twajya kuvuga ngo twamamariza abantu amabomba ari mu kutumanukira ku mutwe. Niko bimeze. Abantu bari mu kuzavuga ngo bomaye no ntago byakunda. Sibyo? Reka ubu rero ibyo byose tubona harimo icyo cyitwa collectivity. Ariko ninde uri bugeze kuri wese imihanda myiza twese ikatugeraho, kuko ntago ushobora kubaka umuhanda wawe amazi akatugeraho, ntago wajya kubaka uruganda rwawe rutunganya amazi gusa ngo uzakore na network yayo.
uri kuvuga ngo usora mwinshi usora muke n'undi uri muri production. Icyo kintu abantu batamenya. Iyo tuvuga production abantu bajya bavuga ngo nta muntu n'umwe utari muri iyo ecosystem, iyo economic structure uko bayubakitse. Niba hari umuturage wazindutse ajya guhinga inyanya ze, sibyo? Nuko izi nyanya ari muri production ya food, nzazigura nzirye, zizajya muri restaurant n'urya utange TVA kugira ngo agaruke nawe abone serivisi runaka, yivuze, ibitaro bibe hafi, amashuri abe hafi, umutekano utugereho twese, ibikorwa remezo byubakwe. Ariko nkagaruka ku kintu kimwe, uyu munsi wa none, bavandimwe dusangiye igihugu, bavandimwe dusangiye igihugu, igihe kirageze tube responsible y'ubuzima bwacu n'igihugu cyacu. Mu by'ukuri biteye isoni n'agahinda kumva yuko dushobora kwicara hano tukarira, sibyo? Kuko Donald Trump yahagaritse USAID, ariko ni from American taxpayers. Eske iyo tuvuga ngo ubusugire ni ubuhe busugire twebwe tuvuga dufite mu gihe tudashobora kuba twakwimenya tugakora ibyacu, abana bacu bakiga tudasabye inkunga, buri kimwe cyose tukabyikoramo? Ibyo byose rero kugira ngo tubigereho, iyo tuvuze kugira ngo twimane iki gihugu, nuko tugomba gusora. Icya kabiri, reka tuve mu mitekerereze ya kibandi yo kumva yuko wowe ushobora gukira igihugu gikennye. Urugero nabaha rwiza rufatika, ni murebe Kongo. Ni igihugu gifite ubutunzi butagira uko bungana, ni igihugu gifite abakire batagira uko bangana, sibyo? Ariko kugeza uno munsi wa none ntabwo ushobora kunyereka umuhanda uva Goma ujya Bukavu, ntabwo wanyereka umuhanda uva Kisangani ujya Goma, ntabwo wanyereka umuhanda uva wenda Kisangani ujya Korowezi, sibyo? Ibyo rero bivuze iki? Kubera cya kintu kutabaho gushyira hamwe imbaraga. Nane wumva ngo hari umuvandimwe wacu, sinshaka kumuhamagara kubera ibihe turimo, wavugaga ati ngubu generali yicaye n'abasirikare be barimo barampakurura kontineri yanjye, ndaza kumwishyura amadolari 100. Ntabwo dukwiriye kumera gutyo. Dukwiriye guhindura imitekerereze, tukanubaka na generation zitekereza gutyo niba dushaka kwimana iki gihugu. Otherwise ndakubwiza ukuri, twaba ubwacu nta n'agaciro dufite. Ndabyibuka neza intambara twarwanye hano, urayibuka? Abantu barwanira kwambara amakariso yambawe n'abandi cyaguwa, ukamubaza. Ndabyibuka hari umuntu waduhamagaye hano atubwira ngo ikariso ya sekeni, ariko muri archive baze kushakira iryo jwi, ikariso ya sekeni iyo uyifashe ukayitrampa iba nziza kurusha ikariso nshya. Ariko ndashaka unyumvira imitekerereze y'aho umuntu w'umugabo yambara ikariso yambawe n'undi mugabo. What the hell is that? Ibyo byose rero niduhindura imitekerereze yacu. Icya kabiri, tukagira resilience, sibyo? Tukagira determination, tukagira icyo twifuza kugeraho mu izina ry'Imana isumba byose. Ibyo twifuza byose tuzabigeraho. Icya kabiri, mwatoye Perezida Kagame, muramutora rwose mumuha imbaraga, mumuha amajwi. None se mwashaka gutora perezida uzajya yirirwa asabiriza, uzajya yirirwa cyurirwa? Muzi inkuru z'abariya abantu iyo babacyurira icyo bavuze cyose, turabakatira inkunga, n'ubundi iki gihugu gikennye gutya n'gutya cyakubaka convention center, ese mwabakene mwe mwafatanya gute na Arsenal? What is that? Mwebwe murifuza kubona umuyobozi wacu utuyobora tumuteza kuba yirirwa apfukama imbere y'abantu, ako gaciro ko kaba kameze gute? Rero icyo mbasaba ni kimwe, umutwaro twikoreye ntabwo tuwikoreye twenyine, niko isi yose bari bose batembera bimeze. Tugomba kujya mu mpinduka, kumva yuko byeri yiyongereyeho amafaranga runaka bitewe, ngira ngo n'imibare uraza kuyimpa niba uyifite. Oya, nta mibare mfite. Okay, ariko ibyo turaza kubimenya nta kibazo, ko biri rwose biraza gusohoka, ntacyo bitwaye. Kumva ko itabi watumaguraga ngenda kujya n'inama yo kurireka, nabyo uziretse ntacyo byaba bitwaye. Ariko ni byiza nuzi konsoma bubaka n'igihugu, kugira ngo nurwara n'umwijima ejo uzabone ibitaro ujyamo. Sibyo? Umuntu aravuze bw'imisoro nibyo. Hari akantu yongeyemo ariko arakomeza ngo ariko itabangamira rubanda rugufi. Atariko dore dutuye hagati y'ingona, tugomba gusora. Ariko batugure Sukhoi 32
zirasa twubaka u Rwanda rukomeye tutikanga ingona. Ariko nibutse ko umuvugizi wa guverinoma yigeze kuvuga ngo dushobora kutagura ibyo bidege tukagura ibi birasa. nose ntimwabonye pratique. Icya kabiri tureke n'ibyo ngibyo. Ndababwiza ukuri, tushobora no kugera kuri byinshi. Ntimureke igihugu cyacu tugiha amaboko. Ndizera leadership, ibisigaye uyu munsi wa none n'imvune dushobora kutazumva, kuko niba hari serivisi zigiye gusoreshwa turongera icyo bita tax base, sibyo? Icyo mbabwira, rubanda rugufi uvuga nuruwe, kuko iyo baza gushyira umusoro ku muceri seriously byari kuba ari ikibazo, sibyo? Iyo bawushyira ku birayi, the big problem. Ntekereza yuko nkunganire ku ifumbire yo igomba kuza iturutse no muri no misoro yindi. Burya leta ninde se? Leta n'abaturage bayo. Kandi cya kabiri, iyi ntago ari imisoro igiye kugurira perezida Chateau muri Espagne. Ntago ari umusoro ugiye kugurira abaministre amapartment Dubai. Ni umusoro ugiye gushyirwa mu bikorwa remezo no kongera government spending, sibyo? Ibi ubwabyo birongera trust muri money circulation. Nuko abantu ariko economist bacu bakwiye no kuzaza bakababwira, nukuvuga ngo niba amafaranga bayafashe, sibyo, bakayubakamo imihanda nkuko nabonye presentation, sibyo, bakubakamo ibitaro, bakubakamo amashuri, ni bande bazakora kuri ayo mashansi? Hari ubwo bivuze ko ibiciro bigiye kuzamuka ku nzoga, yaba inzoga, yaba amatelefone, yaba za mudasobwa izo ngizo, yaba ibikorwa by'ikoranabuhanga, byose bigiye kuzamuka. Hari ibyo bavuze bizagenda bizamuka mu gihe ngo cy'imyaka 4 n'itanu, ariko byanze bikunze hari bigomba kuzamuka, sibyo? Ibyo rwose tubyemere, kandi ndakubwiza ukuri, uwumva yuko mu by'ukuri byanze bikunze nta wundi dusiganye, ntago turi hano ngo tugende niba turi abashyitsi hano tuvanamo ibyacu, keretse niba twarakodesheje iki gihugu mu gihe runaka dushaka kuvanamo tuvanamo tukagishyira abandi. Ariko niba ari icyacu, nta nubwo dukwiriye no kumva that pain. Reka ubwonko bw'umuntu uko buteye, iyo wubatse resistance mbere na mbere ibintu birakuvuna kubyumva. Utabaruka hari abantu benshi bumva ikintu ng'umusoro ngo nibyo atakonsoma. By the way, ubu nk'uyu munsi wa none ubu nkare wisi yavuga ko inzoga bazongeje. Niba zinywa surabizi n'urugero, oya uyu muhungu wanjye ntazanywa. Sibyo? Ubu uyu munsi wa none nkanjye nababara ngo bongeje itabi utarinywa ntarigwa, ariko ingaruka z'uwarinyweye umusoro we uzamfasha kumbungabungira ibihaha, kuko uzajya mu buvuzi n'ibindi, uzakora n'ibindi. Uyu munsi wa none si ngombwa ko buri muntu wese wenda wese atunga imodoka, ariko n'uyigura, kuko uwo muhanda wubatswe mu mafaranga yacu twese uzawunyuraho, uzaproyotinga ikirere, uzakora n'ibindi. Umusoro uvamo uzaza wubake n'iyo mihanda n'ibindi. So ndatekereza ko ikintu cy'imisoro cyo ni ikintu buri muntu wese yakabaye aba fier. Ubundi waruzi yuko gusora ari civic rights zawe, ari uburenganzira ntayegayizwa bwawe. Barase gusora no uburenganzira cyane itegeko. Oya, it is yours. Ni nko gutora, ni uburenganzira bwawe bw'ibanze. Ni itegeko. Oya, ibyo byo kubitegeko ariko nkubwiye ni kuko impamvu ari itegeko. Se gusora no uburenganzira. Ni uburenganzira. Ushaka kujya kugura iyo telefone bati nge ntabwo ndi busore. Oya, aho nibyo cya kuko uburenganzira buti ngewe iyo tuvuze civic, ni itegeko. Civic ni uburenganzira mbonera gihugu, kuko si byose buri mu muco, buri muri ni uburenganzira mbonera gihugu. Ntabwo biri mu muco wacu, kuko abiba imisoro se ni banga. Ubwo niyo mpamvu tugomba kubabwira, abiba TVA ni banga. Reka mbabwire ibyo bintu tubigire umuco. Niba reka kwiba. By the way,